Nisi sheri. Waretse tugiye hamwe nakubwira. Kwimana ndagukumbuye ni wabyo. Ega. Okay. Gende. Twagiye kweri. Cyazo birayi kumbwira ntabwo uzakunda pe. Saba twajya dusohoka buri munsi wowe. Nkushira namba mbitsene. Mbitsene nasi kutakiri mu mwanya. Saba amafaranga yava. Fangomba yava. Ngushira usuye afite. Suye afite. Igakazi kanye muri no minsi kari gupfa. Gute? Boss bagize. Bikomeje. Kumbe yakoresheje kucyo utakiri hayi. Ntabwo turi gucuruza neza. Niyo kuba mutari gucuruza neza naye mba ngukeneye. Urumva ko nyene ndabyona sibyo. Nanjye mba ngukeneye. Uko nyine akazi kaba kabaye kenshi. Bose nyine aba yasize ngo company nyirabomba. Nishorere kamubwiye. Tugenekereza ko nsigaye nshima. Abagore n'amakenga yanyu guca inyuma guteze. Suraho wumva tugiye mbibona sheri nasi kuki basobe bagwamagara tujya kwitabira. Rega sheri twe tugiso ntabwo natugiye sheri. None na kubera iki se numvisha nk'ibintu uri kuvuga urukumva hari ikibazo cyaba kirimo. Oya. Rega ibintu byose ngwamagara. Sinzi binabare. Ibyo nakubwiraga. Shaka ko ariko isi menshi zaye ko bizimaje kugira. Ajye mu bisoka ngaye. Nyabi. Tazi ko amafaranga ugiye kugira. Cyo gushira ibindi. Cyangwa ntabwo uzatushira ibindi urabanza uburetse umusatsi. Asiko utajya wepesha rero. Nzarenda ababimwarira. Yarisa. Mama bastoni twose wenza ni amafaranga. Nase shedura kujya ubyamba bigenza gute? Kwanza ko njya mu kazi. Aya kazi wapi? Wewe ibintu byose ujye ubindikira. Nibyo byo kwembi ubindikira sibyo? Shedura bwo mfite na nibibi mama. Nawe yes. So umuntu wawe mwitaze. Ndashari genda mwe. Umva ariko. None banza wumve wowe. Jihorere ntari. Nose uno muntu gwamagana inshuro zingana gutya. Uyu mureke, umwihorere ahubwo kubona kagire njye mu kazi. Sibyo? Akoshiri wagiye ureka wagiye mu mwanya ko mbagukengize kandi kuratangiye. Nisubira hagije. Nise ikitagije nicyo urashaka ko bigenda bite? None nashaka ko twirwa. Ntabwo ubona ko mu kazi bari kumamagara. Ubura ni mu kazi nuko mba nyiretse ariko. Ashe iteka ryose ni mu kazi. Ku kazi baguhamagara wewe se ko ndi umugore wawe. Ntabwo wabitabira hano. Reka ndi mu kazi. Turongera sibyo? Nakubonye sheri. Ndagukunda. Suramuka. None se ngiye kirundi kwibaza gute uramugabo ngiye bwa mbere tukibana yajyaga ibintu byose nta kintu yamishaga kuvugira kuri phone n'amyitwarire ntabwo bisanzwe bose ucyamusubira nuko namwitaho nabaye umugore w'igicucu byagenze gute ariko bityo ngiye gukora ngiye ko mwinekera kwibanga rikomeye cyane ni ikibazo cyanjye ni iki ndaje mwinekera mu ibanga rikomeye cyane cyangwa no kutita ku mugabo wanjye ni iki ndaje mbyikure kereka ntari ikigori njyewe umwana w'i Kigali sha nanjye ndaje mbikore ni ibanga rikomeye cyane ndebera di
shamana yanjye abagabo bishyigiye baransetsa ubu ngubu arifata buriya yumva ndi ikigoryi tumaze iminsi twandikirana ntiyamenye uwo ndiwe kuko nahinduye simukadi ngo sheri ndaje maze ndeba ahantu nshiki wanze kumpa amafaranga yo gusuka ariko ejo uraje ngo ugiye gusohokana za makobwa kanze ngo uhamagare numve si ibyo umbeshya ndaje mwereka kanze ariko sheri wanjye rwose umugabo mwiza Hello? Hello? Oui. Meze neza shu. Meze neza uri umeze ute? Wakongereje ijwi se ko nari kukumva. Nyine wongereje ijwi ho kumva. Umeze uteze? Shameze neza. Shamu nawe ugiye mu tuntu n'utundi nawe urabyumva. Yego. Sha nyine se nanjye nari ngiye kukubwira nakuntu ejo twazahura. Nyuma ya saa sita nta kibazo kandi ni ukuri kandi ndagushimira ko nyine wamenye ko uri inshuti yanjye warakoze yego mva ntago wandusha yego se shamenya uri mwiza kuko ukuntu uvuga neza okay reka tuve muri byinshi ubwo ngubwo nyine uzamvugisha ejo duhure nta kibazo sawa urakoze cyane sawa abagabo by'ibiraya gusa umva ndaje mpemeze ngiye kunshuka atekereza ko ari ibintu byoroshye reka nzi nubwo ngomba kumwereka ko namenye ko nca inyuma wazanyisabira imbabazi urandebe ikiro cy'ikigoryi gusa kumana nyagasani urambwa ko icyo ateye kuri isi ni abagabo bose ni ibiki ubwo ngubwo mu kanya yaraje nisekeshwaho yigira nkaho nta cyabaye ariko njye ubu ndi kubaza nibimara kumenya Sheri? Sebuwe. Akandi kazi. Sheri nawe. Nusubwo umwanya maze ugiye urumva nta uri byo gukora. Meze neza. Meze fresh. Nere pasa na tari kweli. Honest. Meze fresh. Iriwe hatese. Mirongo nyine sano utari mu Rwanda byara bimeze gute se Nise simba ni nyenyine shakira umukozi Jemwa muri kumwe Asaza abagaye muri umuntu wawe Nese umukozi niwe warasha one shot ko wabwira muri umuntu wawe Ikibazo rero ku kazi nako Nakanya bama Nise sheri ko mukanya rumbwiye ngo ni ku kazi none ukabuze urukundo ngo ni ku kazi Ahora n'icyo mvuye bacitse
uzatereka nze icyotare cyanjye mukanya nakwamagaye numva phone yawe ntiri niko ese warinda amavuta akungira igikwa amavuta kubona ariko kugira ukuntu ubashuri amavuta nisigaga mbere arahenze niyo mpamvu ubona ndi harya wisigaga ahangahe se kuri kumbwira ngo karitanye se ya banki nayitaye uriri mu cyumba uraza kubitunganya nta kibazo niko noneho rero mwateguye iki teguye ameza nta kibazo ameza arateguye sibo n'ibyakonje nabishyize mu masorori meze neza okay birateguye biragize noneho hanze ubwo harajye muri douche ubwo gusa ikindi ejo nzaba ngize akushe basi ejo wamaye umwanya twirirwa ejo ndi yangane pe basi reka turebe muri kira kimwe kiri mu kibazo sibyo na ejo rwose birakumungu babwo nari kugirana kumara kurya ahita nongera nkasubirayo nkararayo azaza undi munsi nkamara nk'iminsi ibiri kwako shiruka ngiye nkarara muri inzu ngiye nyine imodoka yacu yakoze accident kandi bari kuvuga ngo ngiye kwijyana muri garage shingiye iyi nzu ntabwo nayiraramo ngiye nyine bye sinzi kuri bugeye turajyana ku kazi ntabwo narara hano ngiye nyine rwose mba nihanganye nkirirwa hano kuvanga kurara muri iki kizu nje ntacyo ndara ariko uzi reka nzagenda ejo mu gitondo sibyo kwako dukoresha nzagura cyangwa kugenda nkagura iyo ngiyo za Dubai tugomba kujya muri iyo modoka hari imodoka yakoze accident kandi niyo yakoraga akazi kagiraga yindi deplace abantu ubwo ejo numbare nibyo uzateka uzagerageze teke biki nayo ujya muri dushe nse turye ariko waje ukansibitara amaze igihe kinini anabona uko bimeze afashe wese kuba utanyitayeho nta mwanya naki banguka nyamuneka sawa reka nze shuru nakererewe nzinjira ko ishati igihe nakubwira ngo itegerere ipasi nawe urihuza njye nase iyo naguteguriye ubwo ntiwayikunze si uyu wambara indi nateye ipasi yes hariyo nateye rigaga gashati karamenze kamfungira naribi hano naribi ntabwo bitegatega ntabwo ari cyane mbona ushaka kwigira gastori none se nari nasaza cyari akajene da yamaye nkarira niko ntabwo nguryoshye rero bakuntu hari ahantu cyangwa hine gutya ujya gushiri nanjye reka mwarekere gutya nibyo sawa sasa rero ndagiye rero sinzi ubwo kuntu burabigenze no munsi umunsi se wase wahamagaye mu murumuna akaza kukuganiriza no munsi igashobora kumara iminsi igera muri birida Dubai ntabwo ari hafi ariko shiri nawe nizere ko ari joke aha shiri ngiye nizere ko ari joke wowe reba ngaho ndebe iki kizu ko kingana wowe hamagara murumuna wawe sibyo azimeye muri kumwe mu gihe ntari sibyo shiri kwako nshobora kurara nagarutse si bashina mbabara muzati atari uzatinde mana yanjye aho wundi se ugira ngo ngiye uragenda ugatindaho n'amasaha ngaho ngiye nkumva neza nkumva ni mu rugo ndaruka sasa nkagushakira umukozi nyine mu gihe ntahari ajya wambuje ngo n'inzinga igihe udahari igihe ntahari nako kabugira none kugira ngo ubigire urwitwazo umuzane hanyuma ujye ugenda umare iyo minsi 3 ndabyanze ngiye nzabyikorera sheri ndabyanze ese ugira ngo arandema nkukinze sheri ngiye hari igihe nzajya ngusanga ku kazi n'ukuri ujye njyana turaraneyo erega nakunda sho nta makosa nakora soba nagucirwa ku sheri urawe bonye narayaho uravuga ngo karaye mu banyi ibiki byagenze gutya wapi ni wowe
Umugiye usetse gutya. Komana. Kusheri jya wibuka. Aya. Nakubwira. Kanyaruke turavugana sibyo? Sawa sheri. I love you. Sawa. Ngagiye gurana za bakobwa. Mba ndaje nicare ndebe nanjye kagiye kuba. So amafaranga se kugura amakara ya mayera. Ntabwo yagenda atayamaye buriya yashyize kuri phone. Ntabwo yagenda atayamaye. Ndaje umukina agakino. Fana ngirera. Ndaje uramu. Bora bati. Bora di. Oui. Meze neza ese umeze ute? Okay. Ariko se sasa rero ndi hano mu mujyi sinzi nakoresha message ariko sinzi niba wayibonye bazi ko nari ngiye kuguhamagara cyaze ndagukumbuye nyine nashyushye kumva amaso yanjye arimo aranjye kabisa banza uratoza ukuntu ubonye yego se okay wansanga hano mu mujyi hano hafi na agahoteli kari hano mu mujyi bita Lucian Kendrick Hotel. Yeah. Wafata umumotari cyangwa ukareba ukuntu ugira ariko wanabishaka cyane tuyaganayo cyangwa ariza agataxi voiture kazigutwara. Yeah, it's okay, nta kibazo. Ukwezi. Kamwe no kujya bibe byiza. Wowe ubu tuvuganire. Ubu tuvugana ndi mu rugo ariko nari maze kwitegura. Nabura gutono dukeya. Yeah. Kugira ngo bibe byiza. Zamukandi ruguru hamwe twumvaga ngo wagiye kugura niba ari ibiki. Yeah, ndahabona. Umuhuza wanjye umushoferi wanjye ariko azakutore nta kibazo ajya kuzana hano undi. Gushu. Cyakwisha kabisa. Nta kibazo ubwo mukanya utongera umugabo. Umbaje uko bimeze. Sawa. Yeah. Kigo nziza. Urutegereje ngo ndaza guhura nawe. Ariko rwose yewe kenyera nyine ubwo ndaje mu ry'umutima. Sawa nyine kanigere mu byanjye. Andi wasanga ubwo ari we zitarezi. Karabeshu nyine nanjye nari nsoje narinje none se bimeze gute? Mva nanjye nagica naje nanjye ubu ngubu naje. Urakoze cyane shu nari birekanze utumva ndaba nkugezeho mu minota rwose mike. Sawa urakoze. Ngo ye mu buki ngo niba ari mu bushinwa yari mu buki hanyuma ngewe umugore we asizeho amakara gusa ubu niyanangura ari nkoko ngo niriye ariko ngo agiye gukoresha za makomande. Ndaje muri telefone mbure maze ubwahage ubwo bibitse babaye gute
yagiye akakwigira nk'ingegera mu kanya arajarire ngo nta mafaranga afite atumije ngo ibyo niba ari byo mu Bushinwa ne kenda zibayeho neza. Kose wowe uraje umbwire ngo irungu ryabaye irungu bigashiraho. Wow. Gumuniro. Mr. Sisho. Meze neza. Mr. Meze neza. Meze neza. None ko mbona ibintu byose ra. Twaba twumukiwe uzanye. Umeze urakoze. Meze neza. Iminsi ibiri se byagenze bite? Ikibazo nyine nawe urabyumva. Asisi nakubise ndisize nkubwiye ngo ushaka umuntu ubwiye azana mu rugo. Nabonye bitari ngombwa. Hari iki se? Nama mu rwayi. Ese nari kwirwa nteka. Benshi. Hanyuma si bikamara. Ese ko ndabizana. Ese ko ngiye gukoresha commande nari kwirwa nteka ibyiki. Kuki? Ariko je naye ndakazaye. Ngize mvugana nawe. None wavuganaga nande? Ashirwa uko utazi n'ijwi ryanjye. Ijwi ryawe riyese ariko usigaye urya mu karota. Yarose ndi gukoresha commande se. Wari gukoresha commande ye. Kambe mbiteretse ngutse. Ntacyo biba. Shiringira. Shiringira. Kumva mukumbuye. Hanyuma uragiye. Kumva mukumbuye iminsi rero nakumbuye. Tubanze tugeremo hariya. Shuri uretse gato wansobanurira wishaka ukunda atari ibyo ngibyo nk'ari byo by'ingenzi. Ikise kandi icyo mpfa namwe abagore nimujya mugire. Shuri tutagiye muri byinshi ntabwo ngenderwa ntabwo nari kuvugana nawe. Nakubwengara go. Kandi nakubwira ngo nci inyuma wangize ugahakana. Hanyuma wari umaze iminsi uvugana nawe wumvaga ari nde? Wari uri kumva ari nde? Sikusetsa. Yewe. Baki? Yemuci inyuma. None ibyo bivugishwaga ngo nashyirishijeho ka comment wumvaga ari nde muri kubivugana? Aje ko ncuritse mu mutwe ungira nkaho ndi ikigoryi. None uyu ninde twavuganaga? Uyu ninde? Iyi nimero ni yande? Abagabo b'iki gihe mwabaye muti? Twabaye duteze. Njyewe noneho ngiye hanora dore hakurya inkoko ryari. Ngaho sibyo wavugaga ngo ni champagne ngo champagne ngiye bakuyeho dukora ubukwe. Ariko umuntu akubwiye ibyo bintu ninde koko? Ariko se icyo nari kukwereka ni igiki? Ntabwo ngiye maze iminsi noneho tuvugana. Maze iminsi tuvugana narabiketse ko wancaga nyuma nkabikubaza ugahakana. Nanjye niga imitwe yo kugira ngo menye ukuri. Sheri nushaka kungira inzanga. Umvishe twatugambo tw'abaturanyana. Ikibazo cyane nubwo wemera. Iyo nimero ntago ari yanjye. Iyo nimero ntago ari yanjye rwose nimero yangerwa na 450. Kumenya nyanserwa na 17. Kibyo kuvuga ni ibiki? Iyi nimero usa ntago ari yawe reba neza. Niba utakibona ngiye mbwira umuzanire neza. Iyo mutena ari nibari ivanga ugasanga umubare umwobura. Se nimero yanjye ntabwo yize. Hanyuma nabwiwe n'iki ko wavuganye n'uwo mukobwa kamvuga uwo mukobwa kugira ngo yende ubyumve. Umubwira ko ugiye gukoresha commande. Ngo champagne zo mu Bushinwa kuva ryari sheri. Mbabarira pe mbabarira. Ibintu ntatinyuka kugukorera nibyo wowe utinyuka ukankorera. Nyine banza wumve ngiyewe. Abo sheri niki ntagukorera? Nyine kuntu bimaze. Ngaho kutamatayimu. Ariko none no kumvugisha. Nuri pfa kumvugisha reka nakwiyamagarira wabene. Ariko ubwo wari washyuwaganye urahamagara ngo sheri ngo za
yewe ariko ubundi nanjye kamugaruke undi biriya bintu wowe ukora ni iki ibiki mbakora mbese ujya guhamagara umuntu ngo bigende bite nari ndi kugira ngo nari ni oya ni ikigaragaza ngo ndi kutanyizera bye biramba nabikoze kugira ngo nkwereke ko mba ndi mu nzira nzima uraranye ndakumenye neza nyaga ari wowe ugira ngo bye buranaye nakumenye ahubwo nagira ngo ndebe ibyo ari byo sheri nushaka kunshurika bye buriya ukimamagara buriya twaravuganaga genga nkibaza ibintu burimo ahubwo wowe ndakeka ko sheri wambwiye niba ushaka kuwenda ko nkaruga ni nkarugwanka kuva kuvira mu rugo wowe ukavuga ngo muhure n'umunuza muri sino muri ibi byumba by'intuza buraya bubera muri bya byumba urabuzi banguki bye buriya narakumvaga ukagira nkaho ndi ikigoryi uzi ngo ntabwo buriya narakubaraga wa mugore umaze ingeso urayikujije sheri please nushaka kunshurika oya baza wumve ngiye nkubwira ibintu byahereye ryari ibintu wabitangiye ryari ntabwo mbwira none se sheri ni gute ngiye nabanye nawe ibintu byose turambona abo mbwira umva reka mubwiza ukuri pe wowe wishaka kungira nkaho ndi ikigoryi uri kumva utabona nakoroheye wowe urifata ubwo uri kumva ndi ikigoryi noneho isi mukadisara uyizi mbaye teo none uri iki mu gihe utakemera amakosa yawe iyi nimero nakoreshaga harwara uyizi ku buryo ujya kumbwira ngo naretse ko ari wowe iyi nimero urayizi wari ubuzi hari igihanga wafatanye nyereka igihanga wamamagara ngo mbaze iki narindi kugira ngo umenye ko none kubera iki tukibana kuki utajya gusohoka ngo ujye kuvugira kuri telefone hanze twarangiza ngaho turi kurya ngaho nijoro ukabonsize mu buringo ugiye kuvugira kuri telefone ubundi ndakubwiye ngo ujye uzamura ijwi hejuru iki gusuka umutwe uba ugaze ubonye nkora mu reka mubwire niba ari nabyo ushaka ngereka ngo usigire urugo rwawe rusigaremo amahoro ujye uzana izo ndayo uko ubishaka zinjire hano uzicuza ndawecoza uzaba kobwa bari hano hanze ukuntu buzuye urabona wagenda akabura uwinjira sibyo navuga ibiki sufu umbashe nanjye yo kugira ngo umva nge nawe mutoni nuzamure nuzi urumva uziko abagore babahereze ejo bundi babahereje akantu k'inuza muhise muzamura amahembe umva nkubwire rero nukuvuza Theo itonde n'ikindi gihe Theo reka mbanze nkubwire umva nanjye nkubwire mutoni nanjye nkubwire uzicuza kandi dore nge bivugiye ahangaha ureba wikikangasa kandi uri mu mafuti ariko ndi wikangasa siko wabonye nacecetse ugira ngo ubu nabo ndavuga nabo ndatangira kuvuga ubu nimvuga biragenda bite urimo uramuroga uragenda genda kabiri kangahe wizanishwa ubuntu nk'ubwo ngubwo ubonye rero byaguca nakuyeho telefone kugira ngo mbanze ndebe ukuntu bigucanga unyihamagaze ibyo byose niba ndi kukubeshyera nabikuye hehe abagore icyo pfa namwe nimushima utu tuntu waduheruka dushima nese ninjye warubizane cyane uko wabonye ibyo wari wagiyemo byanze ibihe ariko ibihe rero ugereka mubwire sibyo Theo uko rero reka mubuzi ko zabibona hano mu rugo niyoroheje naciye bugufi ngo wumve ko njye ariko nteye mu mutwe umva uzicuza ariko nicuza uzicuza nako nari w'agaciro umva uzagende mbabarira please nyine banza sibyo bishe bwawe basi cyara tubivugane wajya wakemera nta kibazo icara tubiganire sibyo ngambwira ubuse kugiye ubuse nabwo ndakubeshyera mbwira vuba uziko abagore mwatugize nk'ibigoryi neza ntihakagire ubazira ibyo bintu
nisi sheri waretse tugiye hamwe nakubwiraga ukuri kwimana ndagukumbuye ni wabyumva okay gende twagiye kweri